Uyu ni umwanya wo kumva no gusobanukirwa ijambo ry'Imana mugezwaho n'umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda. Imana ishimwe ku mwanya dufashe wo guhimbaza umwami. Barakoze abaririmbyi. Bibiliya uheruka kuyisoma ryari? Icyo kibazo gifite impamvu. Kubera ko ibihe turimo abantu benshi nta n'umwanya bafite wo gusoma Bibiliya. N'abakristo bari mu matorero ariko si benshi basoma Bibiliya bafite umwanya wo kwicara bayisome. Cyane ko na internet yaje, abantu benshi kujera internet ukuntu bayikoresha birabagora. Kiretse iyo bagiye mu bitotsi niyo bayivaho. Niyo uzabona buri kanya umuntu ari kuri telefone ari gutya buri kanya. Ni byiza iterambere, ariko ukwiye kumenya uko urijera. Iterambere ntiri kujere, wowe urijere. Wabyumvise? Kubera ko iterambere ntabwo ari ryo riri mu bugingo. Iterambere nirifasha koroshya ubuzima materiel physique turimo, ariko iterambere ntabwo riri mu bugingo buhoraho. Niyo mpamvu utakwiye kwibeshya ngo nous sommes à l'heure d'internet, rero tura superman. Oya, ikintu cyo kumenya ni iki: isi yateye intambwe nini cyane mu by'umubiri, mu by'ubwenge bw'umubiri, tekinoloji, mu bya siyansi, ariko mu byerekeye kumenya Imana, mu byerekeye kumenya Imana, ubwenge nyakuri, isi yateye intambwe nyinshi isubira inyuma. Ibyo rero ntabwo tukwiye kubyirata, ahubwo tukwiye kubyicuza no kwihana imbere y'Imana. Nibandi babyumva ndavuga? Baravuga mu Gifaransa ngo l'humanité a fait un pas de géant dans les découvertes scientifiques. Ngo isi cyangwa abantu batuye isi bateye intambwe ikomeye cyane mu byerekeye ubushakashatsi bwabagejeje aho uyu munsi bariho barajya no kuri mibumbe yindi nka za Mars. Ariko paradoxalement mu kinyuranyo, inyoko muntu yateye intambwe nyinshi isubira inyuma mu byo kumenya Imana. Niyo mpamvu no munsi ubona mu isi hari mu bibazo bikomeye. Aho iterambere ryari gutuma ubuzima bw'abantu bumera neza, ahubwo hamwe n'iterambere mu byerekeye ubushakashatsi, ahubwo imibereho y'abantu niyo yarushize kuba mibi. Iyo ni ibintu biri paradoxal, ni ibintu binyuranye. Uyu munsi mufite ibintu byorosha ubuzima n'abami ba kera batigeze bagira. N'umuntu adafite amikoro menshi, nibura afite telefone ke gatuma avugana n'umukecuru we ari mu cyaro. Ariko ibyo abami bakomeye bo mu ijana byashize ntacyo bari bafite. Ndivuga n'umuntu wo hasi muri iki gihe mu byerekeye amikoro afite ubushobozi kurusha abami ba kera. Byumva gute? Mubyumva mute? Musinga afite telefone. Louis XIV w'u France afite telefone. Abami bw'Ubwongereza barafite telefone. N'aba Abraham Lincoln ba Amerika. Nawe. Ariko uyu munsi urasohoka hanze usanga n'umuntu rwose adafite mikoro afite telefone. Ngo hari ibintu isi yagejejeho abantu mu byerekeye iterambere, ariko ugenda rero urebe rero mu byo kumenya Imana, mu by'umwuka, mu by'Imana, isi yasubiye inyuma cyane. Rero tukwiye kuba maso cyane cyane twebwe twitwa itorero, kugira ngo turebe ukuntu duhagarara mu byo twirata uyu munsi ngo tekinoloji.
nta bugingo buri muri tekinoloji, nta bugingo buri muri tekinoloji. Tekinoloji ni ikintu cyoroshya ubuzima gusa, tugakoresha icyo bita les lois physiques, amategeko agenga iby'Imana yaremye, isanzure n'ibindi, kugira ngo turebe ukuntu dushobora koroshya ubuzima. Ariko mu gihe rero tekinoloji itubyimbisha umutwe, tukumva ko twabaye Imana, twabaye ibikenya mu mwanya w'Abanyarwanda, tuzaba dufite ibibazo bikomeye bikomeye. Rero ntuzigere na rimwe ubura guha umwanya icyatuma umenya Imana yawe, kuko uzabyicuza iteka ryose nuva muri isi. Uko byagenda kose, icyo waba urakora cyose, uriwe wese, ukwiye gufata mu masaha 28 Imana yaguhaye agize umunsi, ntubure umwanya wo kwita ku byaguteza imbere kumenya Imana yakuremye. Hariho umuntu yateje isi intambwe ikomeye cyane, kandi tumufitiye umwenda twese abatuye isi, indépendamment de notre nationalité, twaba turi Abanyarwanda, Abashinwa, Abazungu, Abahindi, twese tumufitiye umwenda. Ni umuntu yitwa Louis Pasteur. Louis Pasteur ntabwo yari umushumba, ni Pasteur izina, ntabwo ari umushumba, ntiyari umushumba, ni izina rye, ariko yarazi Imana. Yabayeho mu 1822, yitaba Imana mu 1895. Ese tumufitiye umwenda umeze gute? Murumva nk'abantu bazi Igifaransa iyo bavuze ngo le lait pasteurisé, ni bande bumva iyo jambo? N'amata ameze gute? Pasteurisation n'amata yateguwe mu buryo twa tusimba twita za mikrobe za bakteri bidashobora kukugira nabi uyanyoye. Louis Pasteur rero ni Umufaransa, yari Umufaransa. Yakoze ubushakashatsi mu byo bita microbiologie. Niwe yatumye utuntu duto tutabona n'amaso yacu twitwa za microbe, niwe yatumye tuvumburwa, kuko abantu bapfaga muri icyo gihe nk'isazi, kuko microbe ntibari bazizi. Uriya niwe dukesha penicilline. Hari indwara zitwa rage z'ibisazi zimwe, za rage yishaga abantu, les maladies infectieuses zitegwa na infection zicaga abantu. Uwo Louis Pasteur niwe wavumbuye, nushaka niwe yazanye inkingo za mbere. Numva ko yakoze igikomeye. Tumufitiye umwenda, ndumva ko tumufitiye umwenda. Uno munsi imbwa ikuriye isaze barashobora kugufasha, sibyo? Bivuga ngo uyo rero microbiologiste yitwa Louis Pasteur, uno munsi ibigo byinshi by'ubushakashatsi kwisi ndetse n'iby'ubuvuzi hari bifite izina rye. Institut Louis Pasteur no muri za Senegal irahari, ibigo, amashuri, amavuriro, kubera igikorwa yakoze. Nakavuze byinshi kuri we, ariko umaze kumva muri make imyirondoro ye. Amen. Ni Umufaransa wawe mu kinyejana cya 19, mu mwaka wa 1822 yavutse, apfa 1895. Uwo rero ni umuscientifique yateje imbere isi cyane mu byerekeye kurwanya twa dusimba tutabonwa n'amaso y'umubiri twicaga abantu, twitwa microbe, hanyuma bikaza kubaza bakteri, hanyuma bikaza kubaza noneho hakaba na virus. Hari microbe ni kuvuga ngo micro duto, hakaba harimo bakteri muri zo kategori, none hakaba harimo na za virus.
zibonwa gusa n'ibyuma kabuhariwe za microscope zikomeye. Dore rero ijambo yavuze niryo nshaka kubabwira. Nababwiye ko yarazi Imana. Kwa abantu bibaza ngo abaramye Imana ngo nabaswa. Lui Pasteur yarazi Imana. Il était chrétien, yari umukristo. Yaravuze ngo umviriza, peu de science éloigne de Dieu. Peu de science éloigne de Dieu. Ngo ubwenge buke, science ni kuvuga ubwenge bwari bwose, ubwenge buke bwigiza kuri umuntu Imana. Ubwenge buke butuma ujya kure y'Imana. Mu ijambo rimwe ni rya jambo ngo umuswa aravuga ngo nta Mana, umupfapfa ngo nta Mana iriho. Yavuze ngo peu de science éloigne de Dieu. Ubu ni umuscientifique ukomeye yabivuze. Ubwenge buke, science nkeya, yewe ndi kanaka, je suis docteur en ceci, en cela. Imana, mujya mubumva abo bantu? Mujya mubumva? Ariko Pasteur yaravuze ngo kandi abo bantu ntabwo bagera Pasteur na c'est un géant scientifique. Peu de science éloigne de Dieu. Cyo ni cyambere. Ariko iryo jambo nirarangira. Mais beaucoup y ramènent. Ngo science nkeya bumenyi buke butuma abantu bajya kure y'Imana bakavuga ko nta Mana iriho. Ngo ariko abafite ubumenyi bwinshi, science nyinshi muri bo ngo ibagarura ku Mana. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Abajya bandika ni mwandike, iryo jambo rizabafasha kurwanya abahakana iby'Imana. Nimwe muvuga gusa ewana wizere cyangwa utizere, je narizeye. No, Petero avuga ngo mukwiye kuba mufite ibihagije byatuma musobanurira abantu impamvu y'ibyiringiro byanyu. Niyo mpamvu twebwe Imana yaduhagurukije mu itorero kugira ngo twubake itorero, tububake no mu bumenyi. Mwabyibise. Rero introduction yacu niyo, nuko science y'ukuri ntabwo ituma abantu bahakana Imana, ahubwo science y'ukuri ituma abantu begera Imana. Ni ukuvuga ngo science y'ukuri nihamya imaze kuvumbura iby'Imana yakoze. Hari ikintu bita les fausses sciences, za science zitarizo. Ariko science y'ukuri, ubumenyi bw'ukuri iteka buba ari gihamya cy'iby'Imana yakoze. Amen. Niyo mpamvu duhamagariwe kugira umwete wo gushishikara gukura mu kumenya Imana. Ntabwo ari ibintu bikugwaho ku mutwe mu gitondo. Ni nk'uko udashobora kubona diplome nzima utigeze ukora. Tu dois travailler. Ni nk'uko udashobora kubona amafaranga utagiye gukora. Kesi n'ubu ushaka kuba umusabirizi, umutekamutwe. Nivuga ngo ibintu byose muri iyi si bidusaba ko dukora, tugira icyo dukora. Amen. No mu by'Imana rero niyo principe nyine. Ntabwo uzagera mu rwego rwo gukura mu Mana udafite umwanya wo gutekereza ku ijambo ry'Imana. Atari iri gusa tuvuga hano, wowe ubwawe ukagira umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, ukagitekerezaho, ugasenga Imana iryo utumva Imana, ugasaba Imana. Umwuka Wera niyo mpamvu twamuhawe kugira ngo adusobanurire iby'Imana. Amen. Tugiye rero kujya imuhengeri mu kumenya Imana. Alléluia. Ça demande un effort permanent. Reba umwanya tumara twiruka mu by'isi.
bamwe bakanapfa n'ibyo birukaga inyuma batabifashe. Vanité de vanité, tout n'est que vanité et poursuite du vent. Vanitas. Ubusa byose ni ubusa, ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Suko umubwiriza Salomo yahise kuvuga yuko kwiga gukora ari ubusa. Avuga ngo nimba ari ibyo gusa wiruka inyuma, igihe uzapfira uzasanga ntacyo ufite. Sibyo se? Ariko nuwakira ubumenyi bw'Imana ukamenya Yesu neza, we uramufite n'inyuma y'urupfu. Vanité de vanité, tout n'est que vanité et poursuite du vent. Ayo sa magambo yanjye na magambo ya Ecclesiaste na magambo ya mwene Dawidi ya Salomo mu gitabo cy'umubwiriza mu murongo wa mbere w'igice cya mbere. Imirongo ya mbere igice cya mbere, uko niko atangira kuduha ubwenge Imana yamuhaye. Reka dusome rero mu Baroma igice cya mbere nyine ku murongo wa 18 tugeze ku murongo wa 22. Umujinya w'Imana uhishurwa uva mu ijuru, ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu byose bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo. Kugira ngo twihute nashaka tugende ku murongo wundi. Ngo umujinya w'Imana uri kubande. Des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Araza kubivuga ngo umujinya w'Imana uri ku bantu bafite ukuri kw'Imana muri bo ariko ntacyo bagukoza. Abo ni bande? Ntabwo ari wowe nanjye gusa turi mu itorero. Umviriza hari. Soma. Kuko bigaragara ko bazi Imana akaba ari ubwayo yabahishuriye ubwo bwenge. Ni bande bavugwa hano ngo bigaragara ko bazi Imana? Ni bande? Nabatwigisha mu rusengero. Ekada. Komeza wumve. Kuko ibitaboneka byayo ari byo bubasha bwayo buhora. Nashaka kuguprevena yuko Bibiliya ya Kinyarwanda hari ijambo yasimbutse nimba byaramugoye kurishira mu Kinyarwanda, ariko abafite Bibiliya y'Icyongereza y'Igifaransa muraza kuyumva. En effet, les perfections invisibles de Dieu. Soma. Kuko ibitaboneka byayo. Urumva? Hari ibintu bitatu biri hariya. Ibitaboneka byayo, les perfections invisibles de Dieu, komeza, ari byo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo, bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bigaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo batagira icyo kwireguza. Kuko ubwo bamenye Imana batayubahirije nk'Imana habe no kuyishima, ahubwo bahinduka abibwira ibitagira umumaro, maze imitima yabo y'ibirimarima icura umwijima. Biyise abanyabwenge bahinduka abapfu. Stop. Mukurikire rero. Paulo hano mu rwandiko yandikiye Abaroma menye ko ari abanyaburayi b'icyo gihe. Aravuga ko umujinya w'Imana uri ku bantu. Nukurikira urasanga uri ku bantu bose, kuko aravuga ngo ntabwo bavuga ngo ntabwo tuzi Imana, ngo kuko mu byo yaremye, creation, nature, nature, byose bigaragara ko hari uwabiremye. Iyi ni revelation ya mbere umuntu wese adashobora kwireguza ko atamenye ko hari yaremye ibyo tubona. Nuvuga ngo aya magambo rero areba buri muntu wese uza muri iyi si, nubwo yaba atarigishwa Bibiliya, ngo afite gihamya ko hari ururema, kuko ibi tubona bigaragaza ko hari uwabiremye. Mwabyumvise? Uyu mujinya rero uri ku bantu bose, kandi ngo ntibafite icyo bireguza, kuko revelation ya mbere ngo nibyo yaremye. Ibikorwa byayo birayivuga, bivuga ibintu bitatu byayo, bivuga les perfections invisibles de Dieu. Mukinyarwanda ngo ibitaboneka byayo, ntabwo ari ibyo. Les perfections. Nureba ururabyo, nureba ijisho ryawe ukuntu rifunctiona, nureba ibintu byose uko bimeze, nitujye muri yindi bya kure byasabye imyaka myinshi kugira ngo tugere mu gihe cyo kubimenya. Ndazagaruka mu kanya ibiri mu masanzure niki. Ibi gusa wowe ubana nabyo ku munsi. Reba amatungo, reba ibimera,
reba buri kintu cyose ukuntu kiyo kirakorwa, ukuntu ibintu byose bimeze, imyaka n'ibinyenjana n'ibinyagihumbi, ibintu bigakomeza kuba uko byari biri. Wareba ururabyo ukareba ukuntu rwahanzwe neza, ukuntu amabara ameze, wareba ibabi ukareba imirongo iri muri ryo, ukareba ukabona ko hari umu artiste wabihanze. N'umuntu wari wese aba muri nature, aba muri isi, ahura n'indabyo, nibisaba ko uba warageze muri za kaminuza urabibona ko ibi bintu koko ubwiza bwabyo hari umuntu afite ubwiza buhebuje wabihanze. Nibyo bita les perfections invisibles de Dieu. Icya kabiri, sa puissance éternelle, imbaraga zayo zihoraho. Itagira imbaraga zihoraho, ibintu byagahindaguritse buri kanya, ariko hari order idashobora kuvaho. Amategeko yashiriyeho isanzure niko akiri. Imyaka abashakashatsi bavuga ko isanzure rimaze miliyari 13 na miliyoni 700 y'imyaka, 13.7 miliyari d'années isanzure. Twebwe rero nimba umuntu wese tutitaye ko yize cyangwa atize, ko Imana imushinja kutayicyubahiro, kutayiha amashimwe, kubera gusa ko mu byaremwe yamuteretsemo bivuga. Kuko urabona hano ngo umujinya wayo uri ku bantu bose birengagiza binyuze mu by'Imana yaremye, kubona yabiremye ngo bagire gute? Ngo bayicubahiro, banayishimye. Siko twasomye. Amen. Puisque ayant connu Dieu, 21. Uko ubwo bamenye Imana, Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. batayubahirije nk'Imana. Batayubahirije nk'Imana. Kandi bayibonera mu byo yaremye. Icya kabiri, ils ne lui ont point rendu grâce. Habe no kuyishima. Hamwe no kwishima. Rero umuntu wese ubona mu muhanda adaha Imana icyubahiro, ntanayishime, Bibiliya avuga ngo umujinya w'Imana uri kuri we. Kubera yuko kumenya Imana bigaragarira mu byo yaremye. Bafite umwenda ukomeye mbere yuko tujya mu yindi revelation, ariko revelation ya mbere ubwayo ibashira imbere y'urubanza rw'Imana. Ninde abyumvise? Reka rero mbabwire rero abiki gihe cyacu dufite umwenda urushiza kuba munini, kubera ko uriya Louis Pasteur w'umushakashatsi, uriya mu microbiologiste w'umufaransa wabaye mu kinyejana cya 19, twumvise ko yavuze ngo ubwenge buke butuma umuntu ajya kure y'Imana, ariko ubwenge bwinshi bwegereza umuntu Imana. Twebwe rero twarateye intambwe, abikigiye mu kinyejana cya 21 twateye intambwe kubera ubushakashatsi bw'ibinyenjana bitandukanye muri science. Twateye intambwe yo kumenya ibintu byinshi abambere batari bazi. Twebwe twageze aho tubimenya kubera ubushakashatsi. Reka mfate ingero ebyiri gusa nyuma twiruke. Murabona igitabo cy'Itangiriro, igice cya mbere ku murongo wa mbere, ngo mbere na mbere Imana yari imijuru n'isi, isi yari ubusa idafite ishusho. Amen. Ngo umwuka w'Imana yagendaga hejuru y'amazi, isi yari umwijima. Hanyuma ngo Imana iravuga iti umucyo ubeho, umucyo ubaho. Sibyo? Twebwe uyu munsi turabizi muri science kurusha ibinyenjana bindi. Kubera iki? Kubera yuko guhera mu gice cy'ikinyenjana cya 20, sejo bundi se 1950 na hariya, science yageze aho ivumbura noneho kubera ibikoresho bafite kabuhariwe wa mucyo wa mbere wavuye mu isanzure. Ari bita mu Cyongereza cosmic microwaves background radiation, cyangwa mu Gifaransa le fond diffus cosmologique, cyangwa le rayonnement fossile.
uriya mucyo wa mbere siyansi ubu yawuvumbuye ko uriho, kandi ngo uri ku isanzure ryose ryo ku isi, kandi n'umwe nta guhinduka muri direkisiyo zose wajyamo. Amaso yacu ntabwo awubona, ntabwo ari umucyo uyu, ariko ibyuma kabuhariwe byarawuvumbuye. Na niyo mpamvu iriya za teori za Big Bang zihamya ko habaye ikintu cyavuze ngo umucyo ubeho, hanyuma umucyo usohoka mu mwijima, umucyo ubaho. Uriya mucyo uvugwa uwandika azajya yandika cyane cyane les intellectuels muri hano, nimusuzugura imbabwira, nama argument mufite yo kugira ngo mufashe abantu bamenye ko Imana iriho, batayimenya mu byaremwe bayimenye nibura muri ubu bushakashatsi bw'isi. Imana ihabwa icyubahiro. Uyu mucyo uvugwa mu itangiriro igice cya mbere ku murongo, dore ku murongo wa mbere wa kabiri, niwo uno munsi siyanse yita ibyo nababwiye. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa busa. Umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendaga hejuru y'amazi. Kugeza aho siyanse ntabwo irajyaho. Siyansi ihera umucyo userutse, nicyo bita Big Bang, ariko bita le mur de Planck. Planck ni umushakashatsi wateje imbere ubushakashatsi muri astrophysique. Vuga ngo agarukira kuri miliyari 13 na miliyoni 700 asubira inyuma mu mateka y'isanzure. Agera hano rero urukuta, amateori bafite n'imibare nibishobora kubaha kugenda bamenye nyuma iyo mur de Planck aho byari bimeze. Ibyo rero nibyo turiho itangiriro rimwe ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. Mwabyo bise aho inyuma siyanse ntabwo hariya nifite teori ishobora kuyifasha kumenya ibyabaye hariya. Bo bagarukira hariya ku murongo wa gatatu, aho niho batangirira rero. Imana iravuga iti habeho umucyo. Umucyo ubaho. Iyo niyo Big Bang. Uwo mucyo rero ubu ntago bikiri ibintu byo gushakisha, barawuvumbuye. Niyo witwa cosmic microwaves background radiation, cyangwa mu Gifaransa le fond diffus cosmologique, cyangwa ibisigisigi by'awa mucyo wa mbere wavuyemo isanzure. Umuntu wawe yari ataranabaho. Le fond diffus cosmologique, le rayonnement fossile, cyangwa ibisigisigi by'umucyo wa mbere. Ubu rero siyanse irahamya itangiriro rimwe ku murongo wa gatatu. Kugeza aho murabyumva? Nuvuga ngo rero Louis Pasteur ibyo yavuze nibyo. Ubumenyi buke butuma nta Mana iriho. En fait ubumenyi buke burimo buswa. Babyumvise? Ariko plus abantu binjira muri siyanse nyayo, plus bagera abantu bagatinya, bakabona signature ya Rurema. Ikibazo rero abantu bari mu matorero, Imana yabagira ubuntu bwo kwiga, bamwe bakagera no muri kaminuza, ariko ukababwira ubekipa kugira ngo bahamye Kristo bafite imbaraga, bafite ubushizi bw'amanga. Kada Satani arafunga umuntu wabo. Ntabwo Imana iza guhembera kuza mu masengero. Imana iza kugororera nutagundira ukuri, kuko mu mujina w'Imana uri kubagundira ukuri. Siko tubyumvise, siko twabyumvise. Twebwe rero dufite ikibazo gikomeye, twebwe abiki gihe. Dore dufite revelation ugiyushirirwa kunyuze mu byo yaremye, sibyo? Dufite ugwishirirwa kunyuze muri siyanse, kuko dufite ubumenyi abandi bibindi byenjana batigeze bagira. Wabyumvise? Nari kubabwira n'ibindi bitwa generation spontanée etc. Ni byinshi tubyorere. Ariko nashaka kubabwira gusa ko dufite ikibazo.
tufite ikibazo. Reka rero ndangize kuri ibi. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo ibintu byiremye, ibintu byararemwe. None uravuga uti kumenya ko Imana iriho gusa birahagije. Oya, icya mbere kuyimenya ko iriho, ukayiha icyubahiro, ukayiha amashimwe, ni intambwe ishimishije. Ariko ntabwo bihagije. Imana ishaka ko noneho utangirana nayo urugendo rwo kwimenya mu buryo bugari. Dore hariho révélation par la création, kumenya Imana binyuze mu byo yaremye. Ibyo rero nta n'umwe ashobora kuyireguza, twese turayibona ibyo yaremye. Tuba hagati y'ibiti, hagati y'ibyaremwe, turabona inyenyeri, turabona izuba, turabona ukwezi, turabona ukuntu imyaka n'imyaka ntabwo bihinduka, bikomeza kuba bya bindi. Iyo constance y'ibintu uko bidahinduka tubona, nitwereka ko hari des lois, hari amategeko ntakuka Imana yategetse ibintu. Ariko ntabwo bihagije kumenya Imana binyuze mu byo yaremye. Cyo ni cyambere, bikadutera kuyitinya, kuyiha icyubahiro no kuyiha amashimwe no kwishima. Ariko rero noneho turatangira rero urugendo rwo kwimenya mu buryo intime, mu buryo bwo kwimenya ku giti cyawe, apana in general. Okay? None uratangiye. Imana yiretse noneho ubwoko bumwe mu moko yose ari ku isi, Abisirayeli, ishanga ry'Abisirayeli, binyuze mu cyo bita théophanie. Théophanie ni manifestation visible de Dieu à travers les anges. Imana ikabiyereka, ikavugira mu kanwa kamarayika. Okay? Si muri Bibiliya? Hanyuma hariho kuyimenya par les saintes écritures, binyuze mu byanditswe byera. Kugeza ubu ntabwo turarangiza urugendo. Kuyimenya binyuze mu byaremwe ni bya bose, nubwo nta muntu arakwigisha. Ugiye kwibaza se ibi bintu ninde wabishizeho? Ibyo byose bifite aho byatangiriye. Abascientifique bamaze imyaka n'imyaka, urunganwe n'urundi, generation bari bararwana n'ikibazo ngo l'univers a-t-il eu un commencement? Ese isanzure n'amanyenyeri n'amasi n'amagalaxie byigeze bitangira cyangwa byahozeho iteka ryose? Icyo kibazo barwanye nacyo ibinyejana byinshi, kugeza rero ejo bundi. Amen, 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 haleluya. Ejo bundi umugabo yitwa George Gamow niwe yavumbuye icyo bita expansion de l'univers, yuko isanzure rigenda rigara, rikweduka, kubera ko rifite aho ryatangiriye. Ibyo niyo byabaganishije kumenya ko habaye itangiriro. Ariko hariho n'abandi bagabo batandukanye bagiye bakontribua mu kuzana ubwo bwenge Imana igenda ibayishurira, bamenye ko isanzure ntago ryahozeho, hari igihe ryatangiye, riri mu rugendo rigana ku iherezo. Noneho kumenya ko ibyaremwe bifite uwabiremye ni kimwe, wagira amahirwe ugatangira kuyicyubahiro rurema n'amashimwe, ariko ntabwo birangiye. Uruhinja rero mu yindi ntambwe yo kuyimenya binyuze mu bo yahisemo, kubiyereka, kubishurira, kugira ngo bazabe isoko y'urumuri rwo kumenya Imana none mu buryo bw'umwihariko. Aho niyo yatoranije ubwoko bwa Isirayeli, urubyaro rwa Aburahamu, binyuze muri Isaka na Yakobo. Imana ikajya ivugana nabo binyuze muri marayika. Imana ikaza kubaha ibyanditswe byera. Kugeza ubu ntabwo urugendo rurarangira, turakomeza, kuko ibyanditswe byera ntabwo ari byo birangiza. Ufite ibyanditswe byera gusa ntabwo bihagije. Reka dusome ibyo Yesu yavuze muri Yohana 5:39-40.
umve revelation par les saintes écritures, guhishurirwa binyuze mu byanditswe byera ko nabyo bifite aho biganisha, ntabwo ari iherezo. murondora mu byanditswe, dusubiremo, murondora mu byanditswe. ibyanditswe nibyo ufite. Iyo ubumbuye ubu urarondora ibyanditswe, ariko bo bararondora, twe turabumbura tugasoma nk'imvaho tukigendera. Abayuda bitwa abanyabwenge b'ibyanditswe, bo baracukumburaga bashaka kumenya, bo bafite umwanya wo kwiga ibyanditswe, sibyo? Kwibona bivuze ngo ararondora, abafite umwanya, ntabwo ari gusoma gusa wiruka. Kuko mu gifaransa ngo vous sondez les écritures, sondez ni kuvuga ngo ufata umwanya wo muvuge muti muracukumbura, sibyo? Muracukumbura mu byanditswe byera. Kuko mwibwira ko muri byo arimo mufite ubugingo buhoraho. Ngo mucukumbura ibyanditswe byera, ngo kuko muzi ko muri byo harimo ubugingo buhoraho. Ariko Yesu aravuga ngo hari ikintu mubuze kugira ngo ubugingo mubugereho. Kandi ari byo bimpamya, nyamara mwanze kuzaho undi ngo muhabwe ubugingo. Amen. Mucukumbura ibyanditswe byera, arababwira abayuda bo muri icyo gihe cye, cyane cyane bariya bashinzwe kwigisha ubwoko bw'Imana, harimo abafarisayo n'abasadukayo, harimo les scribes, abanyabwenge b'ibyanditswe, muri ibyo bice bibiri by'idini ry'abayuda. Ngo mucukumbura ibyanditswe, ngo mwibaza ko muri byo niho harimo ubugingo buhoraho. Ngo n'ibyanditswe byera nabyo ni indi ntambwe mu rugendo rwo kumenya Imana, ariko ntabwo ari iherezo. Iherezo, kaminuza y'urugendo rwo kumenya Imana mu buryo bw'umwihariko, urwo rugendo rurangirira muri Kristo. Kristo niwe revelation parfaite y'Imana rurema. Piga amakofi kwa Bwana Yesu Kristo. Imana iravuga ngo nta muntu azireguza imbere yanjye ko atamenye, kuko signature ko ndiyo rurema ni mu byaremwe. Ibyaremwe bikubwira ko hari uwabiremye. Cyo ni cyambere. Ibi ntago bituruka ngo warize ntiwize. N'umwana muto atangira kwibaza ibibazo ku bintu, sibyo? Ati mama, papa, kubera iki bimeze gutya? Kubera iki bimeze gutya? Kuko aho ni Imana itangira kubwira umuntu ngo ibibona bikuzengurutse biramvuga. Intambwe ya mbere ni ukumenya Imana mu byo yaremye. Intambwe ya kabiri rero hatangira urugendo mu buryo bw'umwihariko. Imana itoranya Abisirayeli, ibabitsa kuyimenya. Donc le peuple juif, c'est un peuple dépositaire des lois de Dieu, des oracles de Dieu, de la révélation. Nous voyons ngo abayuda Imana ibaha kuyimenya, ibishurira binyuze muri teofani. Ni ukuvuga ngo Imana ikabiyereka binyuze mu marayika. Intambwe ya gatatu, Imana ikabaha ibyanditswe byera, bikaba byarakwiye no mu yandi mahanga, ariyo Bibiliya. Ariko ibyanditswe byera ntabwo ari iherezo ry'urugendo rwo kumenya Imana, kuko Yesu yabagaye abayuda, sibyo? Ngo mwebwe urugendo rwanyu rugarukira mu byanditswe byera, ngo mwibaza ko mumaze kubona ubugingo buhoraho. Ngo ariko ibyanditswe byera ngo nta kindi ni flesh babwira ngo nuri afite ubugingo buhoraho. Nimugane kuri uriya. Uwo ni nde? Yesu Kristo. Dore uko Yesu rero yivuze, nyuma turangize Yohana 14. Haleluya. Umurongo wa 7 tuze ku murongo wa 10 vuba hanyuma turangize dusoze dushima Imana yatuhanze kandi kaduha kwimenya. Haleluya. Iyo aba mwaramenye, muba mwaramenye na data. Uhereye none muramuzi kandi mwaramurebye. Data ni kuvuga ngo rurema. Filipo aramubwira ati, data buja, twereke data wa twese biraba bihagije. Twereke rurema, uwagutumye bizaba bihagije. Yesu aramubaza ati, nabanye namwe iminsi ingana ityo kandi ntiwari wamenya Filipo? Ntabwo wamenya. Wayuba? Comment est-ce qu'un homme peut s'attribuer, umuntu ashobora kwiha gute kuvuga ayo magambo atari Imana rurema? Uriya mugabo ni Imana. Wanapfa kubwe ntabwo abahombye. Komeza.
umbonye ababonye data. umbonye ababonye data. Imana yaremye izi ndabo mubona hariya ni Yesu Kristo. Reba mugenzi wari iruhande rwawe, uyu wari iruhande rwawe, ni igikorwa cy'intoki za Yesu Kristo. Ni iki gitumye uvuga uti twereke data wa twese? Ntiwizeye yuko ndi muri data na data akaba ari muri njye? Amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo data uguma muri njye niwe ukora imirimo ye. Nimunyizere mwemere ko ndi muri data na data akaba ari muri njye, ariko rero nimutizezwa n'ibyo mvuga, munyizezwe n'imirimo nkuru ubwayo. Mu kurangiza rero, mwumvise urugendo rwo kumenya Imana aho rugana. Kumenya Imana mu byaremwe ntibihagije. Ugize amahirwe ukagarukiraho, uyicubahiro, unayishime, ariko urugendo ntabwo rugarukiraho. Hari kumenya Imana binyuze muri za etape twavuze. Imana ikavugana n'Abisirayeli, ishyanga rimwe mu mahanga yo ku isi, binyuze mu bamarayika. Imana ikabaye ibyanditswe byera, none ibyanditswe byera bikatumenyesha Yesu Kristo. Yesu rero niyo herezo ya revelation y'Imana. Duhaguruke, muzamuhiriwe nihagira icyo mukoza ibyo tumaze kwiga. Ariko nubyiga gusa bikaguma ku ntebe, uzaba waratakaje umwanya wawe. Reka umuntu wese afate umunota umwe ashima Imana. Duhe ikuzo. Duhe ikuzo mu magambo yacu bituse mu mitima, tunayiha amashimwe, tuyishime. Wishime ko yaguhanze, uri gikorwa cy'intoki zayo. Ufite umwenda kuri rurema kugira ngo umuhe ikuzo, umushime. Noneho nibigarukiraho, wagiriwe n'amahirwe yo kuba ufite Bibiliya, ukaba ushobora gusoma ijambo ryayo, naryo rikakuganisha kuri Yesu, hanyuma Yesu akaguha ubugingo buhoraho. Ntuzigere uba intashima, ntuzigere ubaho nk'uko wowe uri Imana ku giti cyawe. Guhakana rurema uba uvuga ngo ni jye Mana. Iyo umuntu yahakanye rurema cyangwa atita ku Mana ngo anayishime, ngo anayubahe, aba ari we aravuga ko ari we rurema. Nimba turi ini conscience vivante, twebwe tukwiye kumenya ko hari indi conscience yaremye conscience yose, kandi iyo conscience ni Imana. Umuntu ni ikiremwa nk'ibiremwa bindi, gusa nuko akarusho yaremwe mu shusho y'Imana. Kandi Imana ntiyamurema mu ijambo, ifata umwanya wo kumurema mu mukungugu, ikamurema neza, ndetse ikamuha icyo itahaye ibindi biremwa bifite ubugingo, ikamumekeramo umwuka wayo. Dieu t'a donné une partie de lui-même. Niyo mpamvu witwa chef d'œuvre de la création de Dieu. Niyo mpamvu witwa icyaremwe gihebuje, kuko yaguhaye igice cyayo. Nta kindi cyaremwe gifite esprit y'Imana, ni wowe. Na niyo mpamvu iyo upfuye bakagushingura umubiri, wowe ntabwo urangira, komeza kubaho mu mwuka, kuko ufite igice cy'Imana. Nkuko Imana idapfa, nawe ntabwo uzapfa iteka ryose. Hazapfa umubiri, ariko uzakomeza kubaho. Ufite rero umwenda, si uwo kuyiha ikuzo gusa no kuyiha amashimwe, ufite n'ubuntu bwo kuyikorera. Korera Imana muvandimwe, korera Imana ugihumeka, kuko nicyo kintu umuntu yakora amaze kugera kuri ya revelation ya nyuma, kumenya Yesu Kristo. Ntawamumenya ngo ntamukorere. Haleluya. Rero nibaza ko umuntu wese yamaze gushima Imana. Rero dusoze tubaha umugisha. Haleluya.
ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana natwe twese. Amen. Shalom shalom. Muzagira icyumweru cyiza. Ukeneye kurushaho gusobanukirwa, urifuza inama, waduhamagara kuri 0784 26 1800 ndetse na 0788 46 0055 cyangwa ukatwandikira kuri info@btelchurches.net.